bakunze filime nyarwanda noneho sinzi ibyo mbonye Cyusa Films yabateguye filime y'akataraboneka yitwa Cyusa Series. Nitwa Cyusa, ndi umusore wahoze wifuza ubuzima bworoshye. Nakoze amahitamo akomeye, nemera gutanga umubiri wanjye nk'igitambo kugira ngo ndahombo nakunze. Mfite ubwoba bwo kwica isezerano natanze kuko byatuma mbura buri kimwe cyose ntunze. Nibyo yose niguriye nakunze ibintu birutisha amahoro yo mu mutima. Ese nerure ntatira isezerano? Yewe uru ni urugamba rutoroshye mana we. Ese ngisha inama nde ko parabafashe basambana arabivuga? Umugore wa Cyusa se we nabivumbura bizagenda bite? Cyusa se azakomeza kuri ibi bintu? Ntucikwe n'iyi filime iri guca kuri YouTube channel yacu nk'ibisanzwe yitwa Cyusa Films. Manuka muri comments twayipininze, ni comment ya mbere uyiklikeho urahita ugera kuri YouTube channel yacu yitwa Cyusa Films, ubundi uryoherwe na filime idasanzwe yitwa Cyusa Series. Ariko nje naravuze buriya sinzi ko bunywa bunyerera bwandura. Narabandokejeka naje hano nyerera kwa njenyene subizi ni wowe kandi nubundi acanyerera sinkomeje no kunyerera sindeze kureka ngamba mu komeje kunyerera ariko wumva umura ni ibiryo hari kandi uzeye hari agafiriti n'igikoma genda nyene ukanzanye umirisha iryo birashira cyangwa uje kuryama genda ariko mwana nawe urumutesha kandi uzumenya yuko bibi cyose uzatubiryaga tuzabyishura we nande nawe nanjye node ninjye ubiteka none mba ndi kubyisha nje yo ndiye akaya gasahani byo ndya nkuza pfejo nuvuga ngo ndarya nkarya kuko simbazi nejo kazabimpa Jacques biravuga ngo Jacques shobora no kubijya kazashiramo akantu kakantu umuturi gukurya urashushe nese umutima kumana uvoterera hano mu ijosi wazamutse wagoye hypertension uyishobora kwa ni depression yazamutse genda sha urebeye inyuma urebeye imbere birarura ntabwo bimeze gutyo maderi none se kubizi usanzwe ugasanga nicaye mu ntebe gutya nanjye ubunumiwe byakumije nyine rero urebeye inyuma urabona ari nta kibazo ariko mwimbere ndiho ndarwana n'intambara nyinshi cyane kundi no kwihangara umuntu yatse nk'izafashe igihe mu ntambara nzi akantu kagiye mu jisho dukora uwuhemo kubitamo ingumi kubitamo ingumi gusa urabona ukoye cyangwa ahubwo urabona ukoje shyira hasi wari umeze neza ariko nawe ako hagati wambaye neza shase namerera neza se ko umurwayi wanjye kirwaye nyine rwose mana we ako shara umwana mubi no kunsura ko ubivuzeho ni ukuri pe ni bya bindi byo muri iki gihe abantu bihugiraho urumva ariko bizashira duse bashaka ugira inyuro ese uzasa nanjye ko giye nirabura wowe ukaba uri inzobe tuzasa gutya kandi wisiga amakara tubireke mwana wanjye tubireke ariko nukuri ntabwo nahuye na Josiane nambaye no kanzo yarambwiye ngo ni mwe banambaye kuriya nawe ko twazazambara ari kuriya na rero winsetse nukuri tuzazambara pe cyangwa yagize ngo nagutije bite mukanda ubagabite kuko se muko we kuri kunyica gasuzugurura ariko mukanda umeze uteze bawurinze bisoka mu nyanga sibyo
gashaka kandi mbona bazakwirukana ubwo ari kumwe aka mukanzo agenda mukore muri umwana mwiza tubana barajana nirwa nseka meze ute icyo ko warakaye nanga kukubona wa kamana yashitse ibintu bisize amavuta nibyo ku mavuta y'amabuye ibyo byabashobora rwose kabigaseka nk'akeza nese nakwazanye n'akakandi ufite twishi kakandi nakwemera nzakaga ego sigaye gukunda ngaho ujya guteka mukandori ntagutanga njya kumusezera bakora agiye mukandora nyera sho rero ubu narumiwe bamugani ni urugo rw'umugore ariko umukozi umaze gukora akenshi aba ari umwana mwiza atese uriya ntiwaba ariko nyine uri bujuka amubwira ati nyoko buja ntubyira televiziyo reka nkubwire reka turekane nebe reka tubyihorere reka nkubwire fe maze iminsi ngira inzozi mbi Imana y'isi n'ijuru tekereza ahantu ndyama hano mu ntebe nkarota mbona umuhungu wanjye Derike bari kumwoherereza imyuka mibi bari kumwica umwana bari kumuheza umwuka fe narahahamutse narapfuye narashize nkabona bariho baramutongera kuri ikintu se sinumva ari inzozi nyine sika numva uri gutura imibi cyane shana amata amaze kunywa bana bo mu mata fe buriya niyo mpamvu wumvise ndo nkubwira ngo urebeye inyuma fe mana isi mbigusobanurire ngo iki reka nkubwire maderi rero izo ni inzozi gusa iyo urose inzozi nk'izo ngizo wowe reka nyine nkubwire ngiye buriya mu bantu bakunda kurota ndarota cyane iyo urose inzozi nk'izo ngizo hari ikintu bari bashatse kukwereka yego ndabyemera ijana kuri bisaba kugira ngo usenge utisengesheje atari bya bintu byawe udashaka gukominikana n'Imana rimwe uri mu kazi ubundi ibiki biragusaba gusenga utisengesheje ngaho ko kantu mbwiye siko ubuse nareka gukominikana n'Imana nkakominikana nande wundi kariyo byose aho ngaho Imana biri kukuburira bigaragara ko Derike hari bitero biri kumuhiga rero biragusaba nshuti yanjye kwigomwa ibiryo ukareka ibiryo warangiza ugasenga Imana ukayoboza inzira nyine ku mubyeyi nyine biba byumvikana ubu ntari gusindira ndabizi uzi umutwe ndwaye ariko Derike nzi ko Imana imukunda ese mama Derike yayitangaza baza gukora umwana wabwo agenda akagaruka bakamurasa bakamuhusha nshuti yanjye wowe ni ukuvuga ngo byanze bikunze nakira n'ikindi kimenyetso nyine nikindi ibaze kugenda umwana simenya aho yagiye narabaye nk'umusazi mu mutwe wanjye umwana akagaruka bamurashe ibyo mu nda byari bigiye burase bifondogo buriya bisohoka byose ugira ngo ubusinari kuba narashyinguye rero ibyo ni ibitero bya Satani ariko se Mana koko kubera icyo ari gihora mu bigeragezo hoye kuki ari gihora mu ntambwe ubu si utabirota gutari gusenga zashizwe byakubaye siko ndi kwanga kongera gusinzira shiri wanje ntabwo wasinzira gusinzira mbese ndi kujya gutya nkongera nkibuka noneho kujya gutya nkabona ishusho none se uwo muntu waramumenye feza we ishusho ndayifite neza wambwiye neza se ni ngombwa soko wambwiye Derike narabimubwiye ariko nanga kumubwira uwo nabonga izina rya Yesu yakata isura ye roho yakanuye amaso ari muri yohera ibintu by'imyuka noneho rero kubera ukuntu nabirose ndibona Imana yo mu ijuru ntabare sinzongera kubonana nawe sinzagira ahantu nkurira nawe kuko noneho ni inyamaswa ntugire ngo uko umuntu asanzwe ari kumubona gutya noneho siko yari ameze
ari muri iyo myuka nabonaga ari ahantu mu icuraburindi nabonaga ari ahantu mu mwijima nabonaga ari kohereza ibintu by'imyotsi fe amateri kongeza ubwoba fe ntureka gutere sitori ishangiza ubwoba ejo bundi yarampamagaye arambwira ngo nze kuri biraranshaka ndagenda arambwira ngo nyine ngo urumva igihe tumaze kumubona ngo nabonye ngo uri umumama mwiza ngo uri umwana mwiza ngo uzi guca bugufi n'ibiki n'ibiki none ngo ndifuza ko wambera umugore noneho tuva sitori yabimbwiye umunsi bampropose ugiye kuba amabukwe oya reka namubwiye nyine jyewe bantereye ivi nyine mfite fiyanse ngiye ngo biramberetse bityo biramberetse yuwe none ibyo bintu rwose uriya musaza ko atagire mara we mbihuje na bya bintu wambwiye urumva shaka amadere reka twiyirize fe dapfuye humura kubera kuva namaze kumenya ko bagira imyuka mibi yuwe niba nasize ashaka kujya kunshindiranya bindi yego arashaka kugukingira umva mujye muryama ugira ngo niwe muri kumwe Yesu izina rya Yesu atashye na nyabindi yego nyine umuntu ukorana n'iriya myuka muba muri mu buriri noneho ukagira ngo niwe muri kumwe kwaje ugasanga nyabingi mama tuzane ku rusengero ko bamushyingiye nyabingi mu izina rya Yesu amaze gukuramo inda 20 Yesu we yewe igiye kuvamo ngo araryama akabona ngo inzoka ngiri guciye mu izina rya Yesu yitondo mana arinda umwana wanjye mva mubwiye simubashye nibengeye kuyisiba shafe ngewe nshiduka yinjiye yagezemo hano simenya niba kigendera ku muryango abakerubi n'abaserafi izina rya Yesu nukuri witeka Imana naza agote Yesu we gota undinde bura muzimu ndindira dayimoni mu izina rya Yesu Mukando Yesu meze ute se buri munsi uhora wicaye muri saro ureba ga televiziyo nese kakazi mba nagasaje kandi ko wacu na televiziyo ihari urabeshya kuri nayibonye ngeze i Kigali nawe ukunda guseka banza kurugati taguhenda sha igura makeya yego nanjye se rawe najya nseka sha biragoye yego akose wageze i Kigali se nanjye ariko yatangiye ujye wiborosa nyine umere neza ndabona kakajipo ubwo ubutangiye kuko yawe hafi wese sinabonye uzo ariko wambaye ngiye kujya ngazamura nanjye oya ariko ko no kwigana ko Mukando ndetse sinageze i Kigali hasi Kigali ubwo wagira ngo uri mu kabare abutare ndasane nese nka ziriya filime buri kureba umva none buriya wumva icyongereza wa musheri wanjye yanguriye amavuta utuntu twose n'agaparufe ngo iki ariko yarambye ngo nzamubyarira umwana mu izina rya Yesu umwana wa nyokobuja Mukando warasaze none se kuba ari wa nyokobuja bivuze ko tukabyara n'umwana gaho genda ubwire nyokobuja ko mushaka umushakira iki Mukando wagiye ukamubwira ko mushaka nese ko mbona urakaye nuko maze ngo tuzabyara n'umwana birakureba icyo mushakira okay sawa kandi ko muzara Mukando none se wana Josiane musigaye mukina igihende oya Jose abisha umukozi ufite none se bigeze ahantu uzi ko umukozi ufite hano Mukando aragira atya umukozi ufite hano niba ari urukerereza niba ari intore ibyina amahamba nje birancanze ese buriya wamukuye he ase Jose ibyo bintu bimbajije inshuro zinga aruzuye se buriya nazahatuze wana atari muzima none se baba yikwedura gutya nyine bite byawe nawe nawe ndetse nanjye nkubaze ukuntu aba yikwedura gutya nka shikarete nawe ajya bikwigiraho mbona ntazi ibyanyu umeze ute sigiye wengeze hariya numva ndumiwe mbona ukuntu ari kugukora ku matama ahubwo ninjye womewe
ahubwo narengeze ngo nawe wamutoje kuzajya amenyera abantu bose baza akabajidura amatama ugira ngo se nta nambabaje ubwo nanjye nendaga kukubaza niba ari ko wamubwiye ngo azageze gukora mu itama ndamubwiye nimpamagarira nyoko ndamushaka mbona ngo biterwa n'ubusabane wowe nawe mufitanye ntawamenya ushobora kuba hari ukuntu mufitanye ubusabane jyewe ntazi ushobora kuba hari gahunda mupanga ashobora kuba ariko shaka none utuntu twawe ntujya wiburira gushyiramo akantu nk'ako none se nkubwire ngo reka nkubaze kubera iki wafashe umukobwa ungana kuri abasore bangana gutya ese Josiane ni ubwa mbere ubonye umukobwa ko abasore ntibakuze none se ni ubwa mbere wabonye ahantu hari umukozi ungana kuriya kandi haba abantu nkaswe barega barabange bo ni n'abana reka nkwibira akabanga cyakoze ugerageze ucunguriye umukobwa na Iva aho kuko udafashe umwanya wo kugira ngo aba bantu bacunge sha igihuru cyabyara igihunya pe nese naryasa kose amatwi yanjye kabagumye none se hari ikintu waba warabonye ndagira ngo nkubwire Mukandori ubwe ku giti cye yambwiye ko akundana na Iva ubwe ku giti cye umunsi nza hano nkasanga ntuhari uri kumva yagize gutya atariko dore se niyo mpamvu nakuvuga akagegera gutya atariko buriya mfite sheri ati buriva ni sheri wanjye n'ibisirwa nkawe yabikubwiraga muziranye bingana nyine nicyo kibazo niyo mpamvu nakubajije ngo uriya mwana nta kibazo afite mu mutwe rero sinkubwiye ngo ugende umutuku ugira uti ahubwo wowe mugendera unono gake mukawe nyine mukandere na Iva sinkubwiye ngo uzabyirebere wowe bagendera unono gake utuje ngo uhaye amakuru ahasigaye nawe uzabyikurikiranire ko numva binteye ubwoba ntabwo biguteye ubwoba ahubwo ufite akazi kuko nibo baguma hano muri uru rugo nagiye bibaye ari byo ntabwo byaba byoroshye wowe bacunge gake utuje mu gihe wagiye ujya uza batabizi nyine ujya uza bitunguranye rata ibyo bintu bicunge hari ikintu uvuze uvuze gutyo nanjye ngira utundi tuntu nkuru ariko ntabwo nari nigeze mbyitaho kubera buriya reka nkubwire njyewe kubera ko mba nzi yuko umuntu ari we uba ugomba kwimenya sibyo cyane cyane ko ushobora gushyiraho umwana igitsure nibyo sibyo ariko cyane cyane we ku giti cye niwe uba ugomba kwifatira imyanzuro ariko ako kantu mbwiye gahise gatuma numva hari bindi nkuru ye hari igihe kimwe nigeze kuza batazi yuko naje mbona barikanze ariko numva ari bya bindi by'abana wenda babonye umubyeyi batari biteguye ko agiye kuza Imana ishimwe none Mukandori wenyine niwe wakwibwiriye ngo we na Iva barakundana cyane cyangwa ni bya bigambo bye burajya agira reka nkubwire burajya agira ibigambo rero ajya agira ibigambo agahubuka ukabona ashaka no kukubwira yuko n'umwana wa perezida bakundana reka nkubwire amahirwe nuko wari ufiteho nosiyo henganze n'igendera utagira ngo ni umunwa waronze oya ntabwo ari umunwa none oya ntabwo ari umunwa aho kuva ubimbwiye ukanguye ubwonko bwanjye ngiye kubikurikirana nyine ibyo ndi kukubwira pe ibaze ko nyine nsigaye nkumbura kubona ari kumwe n'abariya bagome nkumva nyine twasubira aho twari turi kubera ko nyine aho twari turi ntabwo nacyurirwaga ibiryo nyine nta muntu nyine uri kwirirwa wirushya
ubuzima twari tubanyemo nyine twari dufite kwishyira no kwizana. Iyo biza kuba byiza Imana ikaduha umugisha ikaduha amafaranga twari kwigumira hariya, ariko kubera ubuzima twari turimo butari bushimishije kandi bwari bubi, niyo mpamvu rero kubusubiramo nyine nta kintu gifatika dufite, ni agahinda sibyo? Kandi binurire ndagusabye. Uzi umuntu nyine Sibyo ndagusabye. Wenda ndagusabye please. It's okay. Wenda ndagusabye. Uzi umuntu nyine ugukyorera ibiryo, umuntu nyine ukwima ibiryo atari uko bidahari nyine, atari uko wenda utabishaka nyine, agakwima ibiryo nyine we akumva ko ashaka gukwima ibiryo. Umuntu waki n'amazi yo kunywa ahari akuri imbere nyine. Urazi se ya wihangana please ndagusabye none sibyo? Ndaba maso reba ibaze kuvuze nyine ibyo ngibyo byo kuvuga ngo bakwima ibiryo baragucyurira, batese mfata inshingano zo kuba najya wajya uzana mu rugo ukarya ugataha iwanyu kandi nabwo byaba ari ikibazo, cyangwa se fata umwanzuro wo kuzaza ngugemurira noneho turebe ko ibyo ngibyo bagusakuriza ibiryo urya atari ibyawe. Deri ko atari ibyawe ariko mbi w'abandi. Ntabwo ari w'abandi, ni iwawe, ni iwawe ntabwo ari w'abandi. Deri nyine hariya mbandi ntabwo ari mu rugo. Oya iriya mitungo ni iyawe, ibintu byose ni ibyawe, rero sinzi impamvu uri kumva ko nta burenganzira mbifite, ariko igihe kizagera ugira ubwo burenganzira. Ok, igihe ntabwo kiragera shiri. Rero mu gihe kitaragera turwane duhangane nabyo. Niba ngombwa ndazafata porotoma kiremo ibiryo mbikuzanira iwanyu, cyangwa se uze mu rugo. Deri ntabwo byakunda. Niba na ngombwa mama nzamwaka amafaranga ngende nyashyira ahantu gutya kuri boutique cyangwa se kantine. Ntabwo byakunda, nawe urabizi ko nyine ibihurimo bitoroshye. Ahubwo umbwira ibyo bibazo byose ndatekereza ku bintu bimaze iminsi biba hano mu rugo. Mama amaze iminsi ashidukira hejuru ngo ari kurota abantu bari gushaka kunyica. No ariko numva arashakuje. Deri kubaye naza nkabaza se mama bigenze bite, ngo rucyariho akamfata ahantu hose ngo arona bashaka kunyica, ariko nanone nabihuzana n'ukuntu nyine yanga kunyereka aho sogokuru ari. Ese okay, umva wenda ari nk'isano byaba bifitanye, kuko aratekereza yuko sogokuru ndamukamuye sogokuru ashobora nko kuntwara cyangwa se kareba uko abigenza, simbizi. Nese Deri nyine urumva mama wabyo byose abikora kwanze. Simbizi, mama ndabizi arankunda, ariko sinzi impamvu nyine ariko nkakomora n'abo mu muryango kwa papa. Mva yamubwira buri ikintu cya mbere nuko cyiza nyine kibaho nukuba ufite umubyeyi, niyo yaba ari umwe ariko ari umubyeyi wawe, kandi nawe ari umuryango wanjye, ari amaraso yanjye. Sinzi umugisha nyine. Ntabwo ubizi sheri, ntabwo ubizi byo. Buriya wenda impamvu mama washobora kuba adashaka kuguhuza nawe buriya afite impamvu, nta kintu kiba nta mpamvu shu. Sogokuru ari interested yo kuba yamenya umwuzukuru wahari, ariko mama ari kubyanga. None se sogokuru urabizi neza ko ari kugushaka, kandi narabyumvise babivugaho. Bebe amagambo kweki ukunda kumva ibintu by'amagambo mutima. Ntabwo ari amagambo numvise hanze, numvise ari amagambo avugwa na mama mama ukora kuri Orufina ntabwo nzizi aricyo mwitande Josiane. Nje mama nyine abicisha hirya no hino, ariko njye namenye ko sogokuru ahari kandi sogokuru aza kunshaka. Rero mubwire wowe genda gake utuze sibyo, nta wamenya wenda ari impamvu mama wari kubyanga, wenda izo nzozi arota se uzisobanuye iki. Wasanga ari kurota yuko ngiye kumujya kure, kuko iyo umuntu umukunda ukumva ko hari nk'impamvu nyine zatuma umuntu ukunda kujya kure. Mu nzozi nyine urota ibintu bitandukanye, wenda n'izo ngizo nazishyaka ziri mu cyo cyiciro nyine cyo kumva ko ngiye kumujya kure cyangwa se ngiye gupfa. Kandi ntabwo ngiye gupfa nyine, aho ngiye guhura nabona umuryango wawe n'amaraso yanjye, kandi na mama ndamukunda. Sinzi ubwo nyine azahitamo ikintu kimwe cya mbere n'umubyeyi. Mama ndamukunda cyane kabisa. Rero niba sogokuru ari kugushaka n'undi igihe cye cyose azakugeraho.
wipanika uvuge ngo sogokuruza n'undi imyaka umaze kugeza umaze gukora n'undi wa myaka yose ntango wari umuzi so why rero ushaka kumubona mu masaha Yoni wari wambwiye ngo urashaka rero uvuga ngo hari igihe umuntu areba bire tubaye hari iki hari fanta ya coca na sito izo zonyine ya muri aka kabari kanyu hari ibinyobwa bibiri byonyine hari Heineken hari Amstel hari Mitsingi na Primus na fanta nimba yanzaniye amazi muragira ya amazi akonje sikwira icyo ugiye kunywa amazi kuko ntabwo nshaka gusinda nshaka ko tuganira nta kintu kindi kiranje kuko buriya na fanta ntabwo nzizera ko hari igihe nizihirwa ugasanga ntabwo bigenda neza nkuko nashaka okay ngenzanira ko okay kandi mugire vuba sinzi kano kabari kanyu musigaye mugenda gahoro cyane sinzi impamvu ku cyokezo cyanyu hari iki hari urukwavu n'inkoko na brochette sabanza tuzana ibyo kunywa bikonje buriya tumaze igihe tuziranye kandi hari igihe ureba umuntu ukavuga ati anduka uyu muntu ndamurebye uku nkamubaza iki yanakimfasha so rero hari ikintu namwe ntekereza ndagitekerezaho kenshi kugira ngo wenda numve ko gisoundinga neza uriya nasanze uriya muryango kwa Jackie nasanze uwuzi kuva kera kandi bari abantu baramemukiye kandi buriya ntabwo niburira buriya umpaye kimwe ndaguha bibiri umpaye mama ndaguha nyogokuru nta bintu by'impuhwe jewe umva nimpanguhe uramvuga nkakuvuga inshuro 100 wankubita urushi nkagukubita ijido niko bimeze umuntu akwishe se wamwicara kabiri n'umurambo nawe utwika wapfuye nawe hagu nkawica kugira ngo noneho wumve uburemere bw'ibyo ngiye kukubwira cyo nashaka wamfashije ukuntu nagera muri uriya muryango nanjye byibuze nkawukuramo akantu kamwe byibuze nkabemeza nkabahamya ikintu cyose wamfasha nanjye nagikora akantu kamwe gusa kibanga katuma ngera kuri uriya muryango kuko ndazi uko uzi kuva mu za 50 John ibyo byose bari nagutumye amazi man okay nta kibazo use wamwe na citron nayo nta kibazo baseka dusangire Joseph ko kabazi ko kirakonje ubundi nta nubwo kwaje hangamba no kamemara abantu babagabo ntago bahora baza hangaha ngo bagire fungura iyo turasanga nta kibazo icyingenzi ni kuganira ube hafi dushaka kugutuma do kurya sibyo fatiye citro yawe se iyi citro kwisize bakugerageza tururuke buriya rero reka nkubwire buriya sinzi kuba injyajya buriya sinzi wenda ko ari uburokore bwinshi ariko iyo ngiriye neza buriya nawe ndayikwitura nk'inshuro nk'ibihumbi nk'ijana umurokore kuvuga ni wowe yego none se ukanzwe n'ibyo ndakubwiye nta kibe kirimo buriya hari umugani avuga ngo sekurungurane ngo huguha
ubundi inuma y'u Rwanda niyo yabwiye iyi Burundi ngo huguha ariko ngiye numva umurokore kuri statut y'umurokore atarakwiye kugenda kuri bya ninga ijisho ruhore rwirindi ngo ibiki n'ibiki no scammer ibyo byihorere ibisigaye by'uburokore wenda nuko ndabikwinjijemo sinzi naho usengera nta nubwo binakureba ariko icyo nzi nuko ndi ku murongo neza ariko mwendere geste gusa unkoreye akantu wita mbona okay icyifuzo cyawe ndacyumva ariko wihangane igisubizo ngiye kuguha njye nta kuntu wese gireote ubwo nyine no gushakira ahandi nta kundi wese ntago ngiye ibyo bintu nakora ubundi avuga ngo iyi nizwe n'amata nta wundi mwirera none nawe nari nizeye ariko nyine nta kundi ubwo nyine no gushakira ahandi ariko njye ntago ibyo bintu nakora ntago bishoboka ku mategeko ngiye nihaye ubwo we nta kintu na kimwe uzigera unkeneraho nta service uzansaba okay sawa ndumva nta n'ubundi ninjye naguhamagaye hajya wa mukobwa yengo ndamwishyura nta kibazo nanjye namwishyura ariko nta kibazo oya karagusuzugura simbigusabye se ngize kugusaba service urayinyima hama ngo uhite nije nanagutumiye ahubwo na essence nije naye kuyiguha n'amayinite noneho nkayaguha nubwo kugira ngo wumve urwego ndiho mane ntimugasuzugura abantu wenda gusaba service ukayinyima son okay John Char ngira nyene wisubiye koza kurana ni muri test kugira ngo ndebe rero mani mbura umugabo ahagarara ku ijambo rye none ndabibonye koko yes kandi John amubariko reka nkwereke ndabyemera kubigukorera okay ariko ubundi ico kuri condition ndeka mubyeyi mbeho winyicisha agahinda nanjye mbabara nk'abandi